Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi wo kumva Imana bugufi bwawe, ukubera umunsi wo kugendana n'Imana, ukubera umunsi nawe uri burangize uwishimiye ukavuga ati nagendanye n'Imana, nabashije gukora ibyo Imana yanshakagaho, natindanye nayo, nayiboneye umwanya, ukawurangizanya amashimwe. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana muri urwandiko rw'Abaheburayo ku gice cyaho cya 6 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Harambwira ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Twumvise kino gice turumva ari nk'igikomeza kuri kiriya gice cya 5 twari tuvuyeho ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri ibi bice byabira byagiye bishyirwamo kugira ngo byorohere abasoma Bibiliya, ariko hari usanga ari inkuru yenda kumera kimwe. Bibiliya iratubwiye ngo dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugereho dutunganirizwa rwose. Ukwiriye kwifuza kurushaho gutunganira Imana, kurushaho gutunganywa, urushaho gusa na Kristo, ngo twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Urufatiro dukwiriye kugira intambwe yacu ya mbere yo kugendana n'Imana no kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Ntabwo nkwiriye gusimbukira ku bindi bintu ntaratera iyi ntambwe yo kwihana imirimo ipfuye no kugwiza kwizera Imana. Arongera avuga ku murongo wa 2 ngo cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa, kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Nuvuga ngo ibintu byose biri mu nyigisho zibanze umukristo yagombye guhera. Ya ntambwe ya mbere yo kugenda ngana gusa na Kristo yagombye kuba muri izi nyigisho. Ngo aba bantu bari bagwingiye ku buryo bavuga ngo se kuko dusubire ku nyigisho za mbere twongere tubabwire iby'umubatizo. Tekeza ko warakijijwe, ariko na uyu munsi ukijya impaka z'iby'umubatizo. Niba Kristo umwana w'Imana yarabatijwe, wowe nanjye turebane ku buryo twakwanga umubatizo, kandi nyamara turimo twifuza kugendana n'Imana neza. Ngo ndetse n'ibyo kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Tekeza ko ari umuntu wakijijwe ariko ukijya impaka ku by'urubanza rw'iteka, uvuga ngo ese ngo bizabaho, ese ko Imana ari inyembabazi cyane, ese urubanza rw'iteka ruzabaho? Muri kibaza ngo ise abapfuye barazuka. Ibyo ngibyo ni inyigisho zagombye kutubera izibanze muri urugendo rwa Gikristo kugira ngo twigire imbere noneho turushaho kugenda dutunganywa dusa n'Imana. Ku murongo wa 4 n'uwa 6 ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Aya magambo kuva kuri murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 nifuza ko waza kongera kuyasoma uyitayeho. Ni amagambo asa nkaho ateye ubwoba. Ni ukuvuga ngo barimo baravuga ku bantu bigeze kuvirwa n'umucyo. Nuvuga ngo hari umunsi bakijijwe, basogongera ku mpano iva mu ijuru, bagabana ku mwuka wera, bahabwa impano y'umwuka wera, barangije basogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. Nuvuga ngo bafite amakuru ahagije ku by'Imana, bakiriye Kristo, bakiriye umwuka wera, basogongeye ku makuru yo kuzagaruka kwa Kristo n'ubuzima bw'iteka. Ngo abo bantu bamaze kwakira ibyo bintu byose, ngo barangiza bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Babiteye agahinda ko umuntu yarasogongeye kuri ibi byiza byose duhabwa n'Imana, akongera agasubira mu byaha nkana, agahitamo gukora ibyaha. Uyu muntu aba akeneye ubuntu bw'Imana butangaje. Abamwegereye, inshuti ze, abavandimwe be bamumenye, baba bakwiriye kumusengera cyane kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongere buze ku buzima bwe, yifuze kuba yakwihana. Mbibutse ko umuntu wese wihaniye ababarirwa, ariko iki ngiki aho gitereye ubwoba, no kuvuga ngo uyu muntu yamenye amakuru y'ijuru, yakiriye Kristo, yahawe ku mpano z'umwuka wera, ariko arangije abisiga hasi nkana, asubira mu byaha nkana. Dukwiriye kumusengera kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongere bukore ku mutima we, yumve akeneye kuzabana n'Imana mu ijuru. Ibi niyo tubivuga tutarahura nabyo, tutarahura n'abantu bameze gutya, tugira ngo ntibibaho. Ariko hari abantu bafite amakuru y'ijuru, hari abantu bigeze gutunga impano y'umwuka wera, abantu bagize agakiza mu buzima bwabo, barakizwa, ariko bukeye babirambika hasi, bahitamo gukora ibyaha nkana. Aba ni abantu bo kugirira impuhwe ku rwego rwo hejuru, kuko kugira ngo umuntu yongere agaruke mu byizerwe birasaba ubuntu bw'Imana bukomeye n'imbaraga nyinshi z'Imana. Ababegereye, niba ari abacu, niba ari umuryango yacu twabamenye, tuba dukwiriye kubasengera cyane kugira ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwabo.
ku murongo wa 10 haravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Hari igihe tugirira abantu neza bakabyibagirwa. Hari abantu nibagiwe kandi bangiriye neza, turi abantu basanzwe. Hari nabo nanjye nagiriye neza uyu munsi wenda batabyibuka, ariko Imana ngo ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera n'urukundo twerekanye ko dukunze izina ryayo. Urya mwete wa buri murimo wose wakoreye abantu, wakoreye izina ry'Imana ubitewe n'urukundo ukunda Imana, nta na rimwe Imana izigera ibyibagirwa. Izabikugorora muri none, inabikugororere no mu bugingo buhoraho. Hari igihe ucika intege wumva nta gishyigikira ufite, nta muntu urimo wibuka ineza ujya ugira, ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa imirimo wakoze kubw'urukundo ukunda izina ryayo n'imirimo yose wakoreye abera. Ku murongo wa 11 ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Turifuza ko umuntu wese muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. 12 akavuga ngo kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera ndetse no kwihangana. Biragukwiriye wowe nanjye ko twagira umwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kuzageza ku mperuka. Simvuga kubirinda umwaka umwe, simvuga kubirinda igihe ukiri muri ministry runaka, ndagusaba kugira umwete wo kubirinda kuzagera ku mperuka, kuko nibyo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Ikindi umurongo wa 12 watubwiye ngo twe kuba abanebwe, ngo ahubwo tugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano bihejejwe no kwizera no kwihangana. Hari abakristo benshi binjiye mu minsi yo kunebwa, baradamaraye, barabyihore. Ijambo ry'Imana riradukangurira kutaba abanebwe, ahubwo kugira ngo tugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, ngo babiheshwa no kwizera no kwihangana. Nta muntu n'umwe ushobora kuragwa amasezerano yaba ibyo dutegereje muri none, yaba kuzabana n'Imana mu ijuru, atabiheshejwe no kwizera kandi no kwihangana. Abantu bose baragwa baba baragize umwanya wo kwihangana, baragize umwanya wo gukomeza kwizera. Wirambika hasi rero kwihangana, winebwa, wirekeraho kwizera, kugira ngo usingire amasezerano y'ibyo Imana ikuvugaho muri none ndetse n'ibyo mu bugingo buhoraho. Urasabwa kuba umuntu wihangana kandi ukomeza kwizera. Ku murongo wa 13 ngo ubwo Imana yasezeraniraga Abrahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Abrahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranyije. Dufite Imana ijya yirahira, nuvuga ngo yashyizeho indahiro. Iyo turebye mu itangiriro 22 umurongo wa 17 tubona Imana yirahira kuri Abrahamu ikavuga ngo no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Dufite rero Imana y'amasezerano kandi iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Ariko Abrahamu ngo yabihawe ryari? Nyuma yo kwihangana. Buri muntu wese ufite yategereje yabwiwe n'Imana arasabwa kwihangana. Wambaza ngo se nzihangana igihe kingana iki? Ntabwo nzi icyo igihe bizagusaba. Ushobora kuba ari ukwihangana umwaka, bishobora kuba ari imyaka 2, bishobora kuba ari imyaka 10, bishobora kuba ari 20 kugira ngo usohorezwe iby'Imana ikuvugaho muri none. Ariko hari ukundi kwihangana noneho bizagusaba ubuzima bwawe bwose. Mbere yo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru, urasabwa kwihangana kuva ku munsi wa mbere wakiriho agakiza ukazageza ku munsi wawe wa nyuma uzaba uvuye muri uyu mubiri. Rero kwihangana biradukwiriye nk'abana b'Imana. Kugira ngo tuzasingire ubugingo buhoraho, birasaba kwihangana mu minsi yose mfite hano kwisi. Kugira ngo singire amwe mu masezerano Imana ivugaho nkiri hano mu isi, birasaba kwihangana mu rugendo rwanjye kugeza igihe nzayasingirira. Sinzi ngo biramfata umwaka, sinzi ngo biramfata imyaka 10, ariko icyo nsabwa ni ikintu kugwiza imbaraga zo kwihangana. Biradukwiriye uko Abrahamu yihanganye agasingira amasezerano ye, niko nta muntu umusingira amasezerano atihanganye. Ongera wisubizemo imbaraga kugira ngo gwize kwihangana. Ku murongo wa 17 ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Hepfo hakomeje havuga ngo Yesu yatwinjiriye. Ibyo bintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo bintu bibiri bidahinduka si ibindi, ni isezerano n'indahiro Imana yaduhaye. Nuvuga ngo ikintu cyose Imana yasezeranye, ikintu cyose cyanditse mu ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana yashyizeho indahiro nkuko yirahiye ku buzima bwa Abrahamu. Nagira ngo uhitemo buri munsi guhitamo amahitamo y'ibintu binezeza Imana mu buzima bwawe. Uko abantu barushaho kunezeza Imana, niko Imana yirahira hejuru y'ubuzima bwacu. Ibi bintu ngo bibiri bidahinduka ni isezerano ndetse n'indahiro by'Imana. Imana ntishobora kwivuguruza. Kuri murongo wa 11 havuze ngo ibyo byiringiro tufite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya
hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Kuba Imana isoza amasezerano, kuba Imana yarirahiye hejuru y'ubuzima bwanjye, ibyo byiringiro bifite nk'igitsika umutima. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi bishaka kunyeganyeza umutima wanjye muri urugendo, hari ibintu byinshi bishaka kunyeganyeza ubuzima bwawe bwa Kristo muri urugendo, ariko kuba Imana itabeshya, kuba Imana yarirahiye, kuba Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze, ibyo ngibyo bizakubere igitsika mutima mu gihe isi yari kunyeganyeje, mu gihe ibibazo n'ingorane byari bikunyeganyeje. Imana ikugire neza, Imana ikwiyereke, ijambo ry'Imana rigwirire mu mutima wawe. Urakoze.